hanyuma se noneho ikindi divorce yeruye y'umugabo wa kabiri ibahe nishimiye kubona mama yongeye guseka yajyaga ku rusengero yicara wenyine akabona abandi bari kumwe n'abatware babo ariko abana bazaza ajya kubwiriza bari kumwe n'umutware ishimwe ni ry'Imana ndashimira kandi Imana natwe twidoherejeje amarira tukava mushyashya ishimwe ni ry'Imana ari mbashyikirije impano n'amafaranga nubwo ntari kwisobanura nashakanye na papa w'abana turatandukana yego nyuma y'imyaka 7 dutandukanye ndero Maria umugabo nagaye gato cyane gashoboka twabanye tutagiye kuri biriya birirwa bamushinja ngo yari ikiremba ngo yari ibiki ndagusezeye mu izina rye nk'umugabo twasezeranye baye Ferdinand n'umugabo wa Mutesi uyu munsi ndi kukubwira ko mu kanya nari ndi gutaha ubukwe bwande bwa Pastor Mutesi none rero abantu benshi cyane bakibaza bati uyu mugabo ko nta gatanye twabonye nta bintu byo kwandukuza twabonye hakaba n'andi makuru acaracara avuga ko ganira nyine niho ruzingiye kubera ko babanye mu mwaka wa 2019 abantu ubukwe barabutaha muri ubu bukwe barasezeranye mu mategeko barasezeranye imbere y'Imana umuvuga ngo kagira inkuru What are you doing? Seriously? Honestly? reka ntangire ngusuza bamaze gukora subscribe kuri Dopa Media ndetse nawe ugiye kwikora none aha buri umaze gukora subscribe ntago biba bihagije ngo uhite ushidika muntu wanjye ugaruka ujye ureba ibigano dushyizeho ushyireho comment ushyireho like ushyireho ibyo wumva ukeneye gushyiraho bikeneye kuri YouTube ujye uza ubishyireho tutavuga ese ubundi hari umuntu adusuye ese ubundi wa umuntu adusuye igihe bigenze biti na subscribe n'utarayikoze ubundi ugakikora ya ibintu byose bikajya bigenda neza muntu wanjye rwose dore buriya yukoze subscribe ubu sinye ikimenyetso cy'ubucuti cy'uko nkunda ukunda tutayikunda ko miyatunga ukunda n'abandi bose bakunda Dopa Media nkuko bisanzwe rero n'ubundi ni tutayiga miyatunga nizera ko umeze neza cyane it's a beautiful day blessing Dopa Media ku blessing Dopa Media nibyo tayiga abagusabye ariko nanone kibuka kuzana serivisi cyangwa se ibikorwa ugeza ku batura Rwanda twagufasha kubimenyekanisha cyangwa se kubyamamaza ibintu bikagenda neza ntibibe ubwa wa mukobwa buze umuranga agahera iwabo ibyo turabigufasha rero kandi bikagenda uko ubyifuza twizera ko umeze neza cyane tayiga wo umeze gute njyemeze neza tayiga ari kurira mu kiganiro niyo mpamvu urangiye nkunda kwizira hari inyuma urumva inabakorera inyuma ya kamera ndaje njye mbibabwira urumva ariko harimo abana bakunda harimo abantu bakunda abasaza bakubagana nkanjye ariko buriya ngo umugabo n'uwariye umugabo n'uwariye n'uwanyoye iyo yariye nawe yagiye gushira ariko hari ukuntu njya ninywera akantu hano nkabona ubaye nk'ucecetse kandi wari uri kuvuga ariko rusigaye bivuga igiye kuzagenda buri twizere ko bameze neza rero reka twiganirire n'amakuru abagiye atandukanye tuba tugenda twegeranya hanyuma tukabaganiza cyangwa se tukababwira ari nayo mpamvu tayiga mu gutangira bavuga ati nyaboneka mujye mwandika comment cyangwa se mukore share ndetse mwibuke no gukanda ku kazogera kubera ko ukanzera ku kazogera cyangwa se kuri notification iyo tugishyiraho ibiganiro ukibona mu bambere numara kukibona ugihita ugira gute usangiza n'abandi hanyuma ushyiraho n'igitekerezo utubwira ati wenda kuri iyi nkuru bimeze gutya na gutya hano mwatubeshye cyangwa se mwakabige oya kubeshya ntayo nyine hari ukuntu umuntu we bitewe n'urya byumva kuko umuntu ashobora kuba azi inkuru kwe natwe bitandukanye nuko twege tuyizi ashobora kuba yizi mu kinyoma uduhanuza arigima zawe cyangwa se ibitekerezo byawe ukatubwira ati kuri ino ngingo bimeze gutya na gutya nabwo tugaceka tukareba kubera ko nawe ushobora kutubwira bitari byo ashobora kuza akadufera hanyuma reka twiganire rero ejo bundi umusibe ejo hari bwasohotse ikiganiro gisohoka ku Isimbi TV ingini ya Murongi Sabe ni ikiganiro yaganiraga na Pastor Mutesi mu kuganira baraganiriye bagezemo hagati nko ku munota wa 43 42 gutyo aramubaza ati ariko se Pastor Mutesi ko abantu bahora bibaza ufite abagabo benshi cyangwa se wabanye n'abagabo benshi ubundi mu by'ukuri Pastor Mutesi wabanye n'abagabo bangahe asa nk'ubanje kwanga no kumusubiza urumva ariko aramubwira ati ntacyo nubwo numva ntari kwisobanura cyangwa se ibintu ari kubibwira abantu kuko ndi kwisobanura ariko reka mbabwire abagabo twabanye na nemera
abandi bantu nkorera sinzi aho abantu babakura, ariko abandi bavuga ntabwo nzi iyo bava nyine, urumva. Mu bagabo yemeye ntabwo iyi si yigeze iba umudugudu aho umuntu ashobora kuba aho ashaka byoroshye nk'uyu munsi. Umva iyi nkuru. Ku isi hari abantu miliyoni 130 bavuga ikidage. Ntabwo bitangaje kubera ko Ubudage buri mu bihugu bya mbere bikize ku isi, kikaba igihugu cyuzuye amahirwe y'imibereho kuri bose mu nzego zirimo za tekinike, ubuvuzi, kwakira no kwita ku bantu, uburezi butangwa ku buntu ku bantu biga mu Kidage n'andi mahirwe atagira ingano. Wowe ntabwo uri muri aba bantu bavuga ikidage kubera ko utaramenya Der Sprachenhub. Ukutamenya kwawe kurangiriye aha. Der Sprachenhub ni German Language Academy, ishuri ryigisha ururimi rw'ikidage mu buryo bugezweho hakoreshejwe ikoranabuhanga. Kubifuza kujya gukora, kwimenyereza cyangwa se kwitoza umurimo, gutura cyangwa se gutembera mu bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage, kuminuza, cyane ko abiga mu rurimi rw'ikidage bigira ubuntu mu Budage. Bigisha ikidage mu byiciro bitandukanye. Amasomo atangwa mu gitondo, nyuma ya saa sita, nimugoroba no muri weekend. Aya masomo kandi atangirwa no kuri internet cyangwa online, aho ushobora kwiga igihe icyo ari cyo cyose aho uri hose. Nta bantu nzi bigisha ururimi rw'amahanga vuba kandi neza nko muri Der Sprachenhub. Bafite gahunda zitandukanye zifasha ababyifuza kujya kwiga no gukorera mu Budage, hibandwa cyane ku kwiga imyuga ikenewe cyane ku isoko ry'umurimo mu Budage no mu bindi bihugu bikoresha ururimi rw'ikidage nk'Ubusuwisi, Autriche, Luxembourg n'ibindi. Iri shuri rikorera mu mujyi wa Kigali ku Kimironko hafi y'umurenge ku muhanda nimero KG 1 Street 12. Hamagara 07 90 13 98 22. Isi ntabwo ari itera imbere, nimwe muyiteza imbere. Der Sprachenhub. abagabo bangahe? babiri yemeye nibo babanye byemewe n'amategeko, urumva. Mu bagabo babiri yemeye rero harimo umugabo babyaranye abana babiri b'abakobwa, hari nawe bashakanye bwa mbere babyarana abana babiri, harimo bita Darling no bita Darilene Hart, sibyo? Yes, Darilene, babiri b'abakobwa. Ibyo byose n'abana b'abakobwa bari no kugimbuka, hari bari gusoza za secondaire. Oya barasoje. Ntabwo barasoza ariko se nyemba nkubwira ibintu ntazi. Barakiga muri secondaire, sibyo? Hanyuma abarasibi umwana w'imyaka 20 abakiga secondaire, nako mwaraturanye, sibyo? Hanyuma umwana w'imyaka ingahe? 20 abakiga secondaire, biterwa nyine na ntuza na Rekimeye. Uwo nguwo n'ubwe mu bagabo yagize gute yemeye ko babanye. Baza kubana nyuma y'imyaka igera kuri 7 batandukanye, nibwo yongeye kwiromariya. Nagutya bivuga kwiromariya manza ari Igifaransa. Wongera nyine gushyingirana. Oya nagaruka ishungu. Ibyo byita gute? Kwimariya ubwo ari Igifaransa kivanze n'Ikinyarwanda. Ubwo niba bibaye kwiromariya no kuvuga ko ni ibintu biba byisubiyemo nyine abayongera akagera gute agashyingirana. Undi mugabo Mwaka wa 2019 nibwo yongeye akora ubukwe. Abantu benshi ubwo bukwe barabutashye, nanjye nahoze mbutaha kuri ubundi internet yakemuye ibintu, cyangwa se buriya yadukoreye ibintu byiza kubera ko yagira gutya ikabika ibintu igihe cyose ubishakiye ukaba wagira gute ukaba wabireba. Niyo mpamvu uyu munsi umuhanzi waririmbye indirimbo wenda nk'abantu barembye mu gihe cy'impara, bari abagabo barahombye. Ntabwo bahombye, nako nitwe twanahombye kubera ko hari indirimbo baririmbye twakundaga, ariko uyu munsi ntabwo tubasha kubera ko abenshi muri bo bamwe baranatabarutse, ntabwo tubasha kubona amashusho yabo, cyo kora wenda amajwi yo hari zagiye zibikwa gake gake ukaba washobora kuzumva, ariko buriya barahombye. Ariko nabo tekinoloji barihomba bari itandukanye n'iyababanjirije. Ni nayo style yari igezweho. Oya ntabwo ari style yari igezweho, ahubwo niho ibihe byari bigeze. Nibyo nkubwira, none se yari kujya kuririmbira kuri televiziyo kandi ntayihari. Ariko ntabwo wava nyine ngo niyo style yari igezweho, niyo style yo gutwika yari igezweho, ukagenda akajya mu muhanda hagati akariceza abantu. Buriya we ntabwo uzi wenda imvune bagiye bagira mu recording indirimbo, tuvuge nk'abariya Impara n'ubundi nahereho mvuga orchestre Impara. Buriya kugira ngo bajye kuririmba kuri recording indirimbo bajyaga muri studio za Radio Rwanda, noneho bagakoresha ibyo bita ntuza cassette. Hari utuntu kera bajyaga bazirika mu bishyimbo bya mushingiriro, sinzi ubu ibintu birinda inyoni mu bishyimbo ngo biva he. Nsigaye bakoresha za kagarara zo mu myenda.
utwo tuntu badushyiraga mu bishyimbo bazirika ku giti hakurya no ku kindi umuyaga wahuha bigakubita kariya kantu uzi ko twanakavugiragamo kashyizeho ikibiriti bigakora iki, bigakora sound igakanga inyoni. Noneho iriya ntuza turiya tuntu rero kudukoresha muri recording tuvuge biraza mu bwenge bwinshi kandi abantu turi kubwira ntago wenda babisobanukiwe bamwe muri bo. Urumva niba ukarikodingiyeho kagapfamo hagati ntago kukeditinga ko kakundaga nk'uko uyu munsi nshobora gufata ijwi nkarikatamo akantu ntashaka, ntago byakunda. Niyo mpamvu niba bagiye kuririmba ni mufuririzo paka indirimbo irangiye bakayirikodinga bagataha. Urumva ko ibyo bihe byabaga bigize gute, byabaga bigari. Ariko uyu munsi ndi kukubwira ko mu kanya nari ndi gutaha ubukwe bwande bwa Pastor Mutesi bwa 2019. Ubukwe bumeze neza, ariko nanone uzi ko nasanze 2019 harari kera. Ni kera wonye kuri kubera ko noza Pastor Mutesi wa 2019 turaza kubashyiramo video namwe murebe. N'uwa 2025 n'abantu babiri bari tofauti batandukanye. Yarasaga nanjye yarashonje, yari gifitemo akantu ko kwirabura. Kwirabura ntabwo bivuze kuri mubi, ariko uyu munsi umurebye uko yari ameze icyo gihe nuko ameze uyu munsi. Ako n'abantu bose Imana igira neza ugakira. Abantu bose tsigemura nabo ngasanga barahindutse. Sibyo ngenge rero igembora ntajya kwiye. Tuvuge nk'ibonye wenda banderamo. Tuvuge nk'abantu bahoze muri za Dream Boys ba TMC na ba Prati bo muri iyo myaka n'uyu munsi kamubona nawe ashobora kwihakana bakabati uyu ntago ari nge cyangwa ba The Ben muri yandirimbo bayita ngo iki amaso ku maso yari yambaye ipantaro ya Daddy we kandi mani buri wasanga bura batajya bajya no gusenga kunge mbabazwa n'abantu ya The Ben ajya yakanarira ariko iyo urebye ukareba ukuntu wasaga urumva je n'ingena nabibwira n'abantu nkabwanire ukuntu mwasaga imyenda mwambaraga, ariko reba uyu munsi urireba ukabona uragenda mu modoka urumva utembera neza mu kamodoka kawe, ntiwafata byibuze n'umunota umwe ngo ujye gusenga, ariko ushobora gufata amasaha 5 ukajya kunywa icupa 5 gusa. Kaswigarukire kuri Pastor Mutesi ubwo rero nyine iyo modoka ujyana gusindana ntuyijyane gusenga ari giza kurenza umuhanda. Ariko Imana ntago ikora gutyo uri kuvuga nk'umuntu. Ntago Imana ikora gutyo pe ngivuye ngo uyu muntu yari amemukiye ngo ndatobora amapine y'imodoka. Imana ntago ari umuntu rero. Amuntu reka nkubwira abantu cyakoze nabonye tutari umugize Imana ibyo yadukorera si iby'u Rwanda. Tunga arangona wabonye akazi kuri YouTube none nta n'ujya gushimira Imana kuko biti kijyavu ku cyuro ku cyogero gitoro guzinduki kubita kwambura ibishuka mbi tuzonga. Reka twigarukire kuri Pastor Mutesi wa 2019 na batandukanye wa 2025. Of course ni nabyo kubera ko yaracivize cyangwa se yagiye yaguka yaba mu by'umwuka ndetse yaba no mu kwiteza imbere, kubera ko nkeka 2019 ntabwo yari yagahuye nande na nyakwigendera Rusagara Diedon. Buriya n'umwe mu bantu bamumenye nk'ikofi arahindura urumva Rusagara bigaragara ko ari kubaka urugo. Hari igihe Imana nanjye kuba ubundi buriya niko umugabo amera mu rugo. Ubundi umugabo mu rugo nyuma bazakubwira ati buriya ikizakubwira urugo rurimo amafaranga ubirebera ku mugore. Ubundi abagore nibo bazi kugira gute kumerita ifaranga cyangwa se kugaragara mu ifaranga. Umugabo ari yagomeza kwiyambarira ibiforongo n'ibikoro ameze nk'uko kwanje bari imbere n'igishati kingana nk'icyo kwambika inka. Igishati kimeze nka kimwe mana niwe wabimenya ko agafaranga kabonetse. Ariko umugore iyo ahari ahita ahindura amabubu yo muri Kongo ntaba kiyambara akambara yo muri Ghana na za Cameroon. Perezida niwe muntu utaraje ngagira ikintu ahindura. Ariko rura papa wari wakoranye ubukwe yari yaza. Ubwo nyine twari turi kureba uwo ntuza Rugana Intwari bakoranye ubukwe mu mwaka wa 2019. Ariko cyaka ariwe turi buze no kwitsa. Reka nkubaze uri umuntu mukuru n'abantu bari turi kurebana ikiganiro n'abantu bakuru. Ese ubundi uramuka bavuga ngo Pastor Mutesi yavuze ko batandukanye kubera ngatakoraga iki n'iki. Ese imyaka yose bari bamaranye uye nyine mavuga igikorwa cyo mu buriri cyusobanura abantu ariko ese wagiye kivuga kiniki ubundi si cyo ni ikihe kinyazina cyane irihe jambo iki niki tuba turi kuvuga ikinyarwanda cyiza urumva ngo nyine ntabwo yabinozaga amabanga yo mu buriri. None se ubundi abantu bakundanye imyaka irenga ingahe kugera naho bajya kubana yari atarabigerageza.
Ibyo bintu rero mu kubivuga mu kuvuga ko yari ikiremba ashobora kuba kubera ko umugore wari warabanye mbere na ntuza n'uyu mugabo bo bita Anita bavuga ko umugabo yari muzima sibyo hanyuma agiye kwa Sandrine bigira gute biranga Sandrine banteye ate agiye kwa Pastor Mutesi biranga kandi urabizi ko iyi nkuru twanayigarutseho Pastor Mutesi yaramuvuje ahantu hose hashoboka yaramuvuje muri za Nigeria aho bita za Kaduna za Sumbawanga buri muri Tanzania hari ajya za Kamanyora mu majyaruguru y'u Rwanda ajya za Byumba aho zari Gicumbi amuvuza kugira ngo arebe ko yagira gute yaba umugabo umeze neza noza Pastor Mutesi ni umwe mu bantu bazi kwita ku bagabo babo ariko njyewe ikintu nanimbajije ndetse nta kuntu bari barabigerageje mbere ubwo wagira ngo abantu basenga rega hari igihe bavati tuzabikora ku munsi w'ubukwe umugabo neza akagera kwa Mutesi bikanga yari abizi neza akemera gukora ubukwe yari abizi neza ko bidakunda kandi we yari asize byara avuga ko byakundaga none se urumva aho hantu ntuza ibyo bintu navuze ngo birimo amarozi gutemberana ibintu by'abandi reka tubiveho hato na hato batazanabintwerera nanjye urumva umugore babanaga mbere uwo bita nitavuga ko umugabo we yaragize gute yarameze neza yakoraga n'ubundi amabanga y'abashakanye akayanoza neza ariko ageze kwa Sandrine ngo biranga kwa Mutesi ariko Sandrine kuri kumuzana cyane azu Sandrine ari kuza ati rega impamvu uyu mugabo tugomba kumutindaho tukamuvuga afite ipfundo ry'iki kiganiro nyine niho ruzingiye kubera ko babanye mu mwaka w'2019 abantu ubukwe barabutaha muri ubu bukwe barasezeranye mu mategeko barasezeranye imbere y'Imana umwana w'umukobwa umwe mu ba Pastor Mutesi arahaguruka avuga n'ijambo nakunze aravuga ati mama yari yigunze ko abonye umugabo agiye gususuruka mu bandi babyeyi nawe najya ajya kubwiriza ajya ajyana n'umugabo we yavuze ijambo ryiza rwose ku myaka ye mike arangije ati ndabaha impano y'amafaranga nyina ararira none rero abantu benshi cyane bakibaza bati uyu mugabo ko nta gatanye twabonye nta bintu byo kwandukuza twabonye hakaba n'andi makuru acaracara avuga ko bamusibishije ko yitabye Imana kandi simbizi ashobora kuba yaritabye Imana amakuru afite ko uriya mugabo yitabye Imana umugabo ntabwo yitabye Imana Rugana Intwari ntabwo ari mu Rwanda sibyo ariko nubwo atari mu Rwanda muri kano kanya na Pastor Mutesi yarabivuze mu kiganiro yakoze kwa Sabe yaravuze ati ubundi tujya gutandukana yaravuze nyine ati tujya gutandukana icyabiteye cyangwa se impamvu twatandukanye ati yarambwiye ati rero ati twakoze ibyo twishakira ntago areba ingibi Imana yagiraga gute yadushakagamo ati Imana yashaka ko tubana nk'iki nk'abavandimwe nka mushiki na musaza hanyuma twebwe ibyo tubirengaho dushaka kwigira umugabo n'umugore ati ariko uyu munsi turatandukanye hanyuma avuga ko yigiriye mu bye nawe akajya mu bye ariko uyu munsi aho ari mu bihugu by'amahanga namaze kumenya ko ari mu gihugu cya Uganda hari yibereye na n'ubu ngubu ngo ajya yandikira Pastor Mutesi nyine akamusuhuza nk'umuvandimwe mu by'umwuka ibyo bagabo byavuyeho ibyo byavuyeho hanyuma rero ubwo abavuga ko bashobora kuba baragize gute mu gutandukana tutarabonye divorce yabo bashobora kuba bari mu kuri bavuga ko bamusibishije ko mupfuye biriya bintu ntabwo bihanirwa n'amategeko iyo bimenyekanye ko umuntu urumva se ibyo ari byo byose ni bya bindi byo gutekinika byande bya Pastor Mutesi cyangwa bavuga ngo buriya ngo yigeze gutekinika intuza ibyangombwa by'uko arwaye ibyangombwa by'uko agiye kujya muri Canada ibyangombwa by'uko agiye kujya ariko ngo wabibaza ugasanga nta bihari Pastor Mutesi ibyangombwa akabitekinika mu rwego rwo kugira ngo ute yishakira ibice reka tubanze tuganire ku ingingo neza urumva ya divorce yo gutandukana n'umugabo ubundi kugira ngo mutandukane mujya mu buyobozi mukajya mu nkiko nibo babemera kuba mwatandukana herekanywe n'impamvu ishobora kuba mwatandukana impamvu rero zimwe zishobora gutuma umuntu yatandukana n'undi niyo mpamvu yo kugira gute yo kuba umugabo adashoboye gukora iby'amabanga y'abashakanye nayizamo iyo umugabo ari ikiremba rwose buriya mu mategeko aratandukanye hakaza impamvu yo kugira gute yo kuba umugabo atagitaha mu rugo mu gihe hari cy'amezi 6 iyo umugabo amaze amezi 6 niba mbyibuka neza adataha mu rugo nabyo uragenda ukaka divorce
sibyo. Ikindi ni indi mpamvu ituma buriya abashakanye bashobora gutandukana ni uko umugabo agize gute yaguciye inyuma. Nako nta nubwo ari umugabo gusa n'umugore umwe mu bashakanye iyo atubahirije ibyo ngibyo navuze, yaba ari ibyo by'amabanga y'abashakanye n'umugore nawe ashobora kutagira gute kutabyubahiriza, kuba atataha mu rugo n'umugore ashobora kutagira gute kutabyubahiriza, hanyuma no kuba hazamo uburaya cyangwa gucana inyuma ukamufatira mu cyo cyangwa se ukamufata ari kuguca inyuma, umugabo cyangwa umugore nawe ashobora kubikora, icyo gihe nabwo mushobora gutandukana. Reka nze nkwereke uretse nkubaze hano ndimo ndakubaza nk'umuntu mukuru aka kanya umunsi twabaye asesenguzi ntabwo turi buburane, urumva umunsi nta gahunda mfite kuburana nawe. Ese usabye umukobwa ukamukwa ukamukorera buri kimwe save the date mukazitanga, urumva wenda haburaga gusezerana wenda n'ibindi wenda ibyo ya mihango yindi, icyo gihe yaba yitwa wenda ubukwe bugahita buhagarara bikaba ngombwa ko buhagarara. Ese ubundi wajya umubara nk'umugabo wawe nako I mean nk'umugore wawe, cyangwa wajya umubara nk'umuntu mwamenye mwaragiye mu mategeko se? Oya, hari ukuntu ushobora gupanga ibintu byose wasabye urakwa musora ngo na save the date cyangwa se igihe ubukwe buzabera itariki sibyo, hanyuma biza kurangira ubukwe butabaye. Icyo gihe urumva ahantu ubukwe bwari bugereye mu miryango, icyo gihe niho burangirira. Niba umukobwa wenda yabonye undi mugabo, oya ndimo ndavuga ku ruhande rwawe wowe ukakanya turi gutangaho urugero. Gese narasabye oya nyine wanze bivuge nyine ndi kukubwira ukuntu biba bigomba kugenda. Niba warasabye babyita gufata irembo, niba warafashe irembo ugatanga n'inkwano, hanyuma mwari musigajwe kujya hehe mu murenge no kwande no kwa padiri, kwa pasiteri cyangwa se kwa shehe, hanyuma ukambwira ngo ubukwe bugahagarara, ngo yaba yitwa umugore wanjye. Umugore wanjye gute se twarabanye? Okay, none se ntago isano twari dufitanye aho ryari bigeze mu miryango, sibyo namaze kubaha inkwano zanjye. Ubwo niba nyine wenda abonye undi mugabo cyangwa se njye mbonye undi mugore, ikiba gihari no kugira gute no kujya gufata za nkwano zanjye nta kintu ukazisubiza. None se ni gute umuntu ashobora kuba yafata uruhande wenda tuvuge nk'igihe uwo mugore ni Mutesi ngiye kugarukaho yagiye gusaba gushyinguza umugabo utari uwe? biriya ni escroquerie. Uretse hano ndagira ngo mbanze Mutesi, ntabwo njye Mutesi mwanga sibyo, gusa nyine mbagira ngo mwereke uruhande rwiza agomba kujya agenderamo, niba ari amagambo agiye kuvuga kuri YouTube, niba ari ibiki byose, ariko icyiza nuko yafata pause akaba acecetse ibintu kuko ajya agatanga speech zirimo ibintu by'ubwana sibyo. Yagiye gushyinguza gusaba inkunga zo gushyinguza umugabo utari uwe. Zira nini nkuko bavuga ngo hari umutipe w'inshuti yawe wenda wakozaga isidati dukontribe tujye kumushyingura, nta kindi. Ntago ari kuvuga ngo n'umugabo we. Rusagara yari afite abana n'umugore sibyo, yari afite wenda n'abandi ba family. Kuba yapfa rero Pastor Mutesi akajya gukusanya inkunga yo kujya kumushyingura kugira ngo nayo yirire. Okay, bw'iyo ngingo rega ndimo ndagenda nkirininga ibintu byinshi cyane. Pastor Mutesi nyine urumva we ino YouTube channel ayiriraho, niba je akajyaho akarira akavuga ko umukunzi we yapfuye, urumva hari n'abantu bajya bavuga ko bira kwasabe ngo ari ukuntu ngo abatumirwa bashyira agasenda mu maso cyangwa utundi tuntu dushobora gutuma barira, urumva niba je rero akicara hari akarira. Hari abantu bafite impuhwe, dufite abantu bafite imitima yakakaye batakugirira impuhwe, ariko hari n'abandi bagira impuhwe. Akaba tuye umubyeyi sheri we yapfuye, yamwitaga n'umugabo nubwo batari bakabanye, batari bakanabonanye, byari online live cyangwa se wakunda ubwo ni video call sibyo. Hari abantu bagize gutaba amafaranga bayatanze, ajya hehe? ajya mu mufuka wa Mutesi. Ako rero Pastor Mutesi rero mwana wanjye, urumva reka wenda iki kiganiro tuzagaruka kugikoraho neza, maze kumenya amakuru y'uyu mugabo we wapfuye, maze kumenya n'ayangaye. Reka tubanze tugaruke kuri uyu nguyu bavuga ko yasibishije batatandukanye. Rugana Intwari rero babanye mu mwaka wa 2019. Ni ukuvuga ko mu kiganiro yavuze ko yiyongeye kwiromara cyangwa se gushaka amaze imyaka 7 atabana n'umugabo. Ubwo bivuze ko yatandukanye yatandukanye na papa wa ba Darling na Daridene mu mwaka wa 2012 sibyo, na kera mu mwaka wa 2012. Hanyuma yaho nyuma y'imyaka 7 nibwo yongeye gushaka ashakana n'uyu nguyu rero
Rugana Intwari ariwe twababwiye ko yagiye kumuvuza ahantu hagiye hatandukanye mu bihugu bya East Africa ndetse no muri no mu majyaruguru ya Afurika za Nigeria, sibyo? Kugira ngo arebe ko yagira gute yajya abasha gushinga icumu cyangwa se yajya abasha ko banoza amabanga y'abashaka. Harya ubwo hagati aho Mutesi ya mbere yuko aho ngaho mbere yuko ashaka uyu Rugana Intwari ni mbere yuko yari yarashatse uriya Rusagara cyangwa ni nyuma yaho? Rusagara n'uweje bundi bro. Okay, yego dukomeze. Urumva umuntu wa 2019. Reka dukomeze nibyo ngibyo ndimo na. Rusagara n'uweje bundi 2024. Reka dukomeze. Kugira ngo urumva ubwo nyine ku bana biba bigize gute biranze. Bimaze kwanga baratandukana. Hanyuma uyu munsi cy'abantu bari kwibaza yamaze kujya gusezerana mu murenge wa Muyumbo ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 2 2025 n'uwo bita Ferdinand Mulindwa. Abantu bakibaza ati basezeranye bate? Kandi tuzi ko ubukwe bwabo twabutashye bagiye mu murenge bajya mu rusengero barasezerana ariko ntabwo twigeze tubona divorce yabo. Ariyo mpamvu abantu bari kugenza gutya bakavuga ati rero umuntu bita Pastor Mutesi yagiye kwiyandukuzaho uwo bita Rugana Intwari nk'umuntu wapfuye. Reka nzi hano tugiye kwinjira mu mategeko, sibyo? Ndaje twinjire mu mategeko kuko abantu benshi cyane barimo barajya kuri imihanda bagasakuza ibyo batazimo. Nanjye ndi mu bantu bazaga bakivugira ibintu mbonye ariko uyu munsi reka nze mbanze nkurikirana ibintu byose. Ntukavuga ibintu witone najyaga ngendera ku makuru ya Pastor Mutesi. Najyaga ngendera ku makuru ya Pastor Mutesi yatanze. Ariko uyu munsi ntabwo ndibugendere ku makuru ye yampaye kuko ndabona ari umusikamo. Urumva? Aka kanya umuntu agiye gusibisha umuntu we. Urumva? Akoresha byibuze abantu 8 bazi ko umuntu yapfuye. Uzi ko ibintu Pastor Mutesi ubwo yababura nyine abo bantu 8 yababura biramutse bigaragaje ko batakoze divorce ngo basinyishe impapuro. Urumva? Byanze bikunze Pastor Mutesi byamukoraho yasenga Imana ubukwe bw'akabwihutisha impapuro mpimbano yakoresha yasenga Imana ubukwe bw'akabwihutisha akabuvana ku itariki 30 z'ukwezi kwa 3. Ibyo se bwo yabikora aramutse nyine afatiye muri iyo kesi ko no mu bukwe baguterura bakagufa. Yabyibuze akagenda asezeranye. Urumva? Kuko urumva kandi urumva ntago ari kesi yaza mu muntu umwe. Abyumvishije ibyo byose nyine ntabwo yazamo umuntu umwe yaba arangwa bavuje kumusinyira ndetse n'uwo muyobozi wagize gute wemeye ayo makuru kubera ko nawe tuvuge uwo muyobozi nawe wenda ashobora kubyemera yirengagije amategeko bigenderwa cyangwa se yirengagije ko haba hari abantu bagomba kubyemeza abandi nakaba yavuga ati pasiteri wenda ntiyambeshye ntiyagira gute. Icyo gihe nawe bishobora kugera gute kumugarukaho yakaba yarakoze ubushakashatsi cyangwa se akabaza amakuru yimbitse akamenya ko niba Rugana Intwari agize gute yarapfuye. Kuko kuri ubu turi kuvugana niba ari mu gihugu cya Uganda ntabwo yigeze atega ngo aze mu Rwanda aze kubera ko kugira ngo unatandukane n'umuntu mwese murasinya kubera ko ni divorce muba mwemeranijweho iyo umwe atabyemeye biguma aho ngaho. Ntabwo watandukanya abantu ku ngufu bose batari kubyemera baba bagomba kubyemera. Niyo mpamvu uzumva umuntu ari kukubwira ngo ari kwaka gatanya. Biramutse umuntu ataka gatanya wajya ubyuka mu gitondo ukagenda ukajya kwa Etat Civil cyangwa se no mu zindi nzego zibishinzwe bababwira ati ngiye natandukanya runaka mudutandukanye. Oya nawe agomba kuza akagira gute akabyemeza akavuga ati kubana nawe A to Z ntabwo ntibishoboye dutandukanye. Bose bakabyemera impande zose uko ari ebyiri. Nta makuru yarahamye agaragaza ko Pastor Mutesi yagize ati tandukanye n'umugabo ntayo nta gatanya yabaye ahubwo yarasibisha. Gusiba umuntu akiri muzima impapuro mpimbano. Oya niba yaragize ikibazo cy'igice cyo hasi mu myanya y'ibanga ntabwo yapfuye wese ku buryo wagogombye ntabwo erega biriya baranabivura nuko yagiye mu bavuzi ba gakondo n'ibiki yajya kwa muganga bari bumuvura gake keretse aramutse ariko yavutse ariko niba ari uburemba bwari buje gutyo yaravutse kandi yarafite umugore wundi nyine ndi kukubwira yaza kuba aramutse ariko yavutse ntago bamuvura ngo bikunde. Ariko niba yaratunzeho umugore uwo mugore akaba ahamya ko kano kanya umugabo we yari ameze neza mbere bwe babana yabikoraga akabihamya. Urumva? Hanyuma yagera kwa Pastor Mutesi bikanga. Pastor Mutesi ikintu ubundi yari bukore yari bujye kwa muganga hemewe byakwanga akajya kureba uriya mugore. None se ko bivuga ko uriya mugore asanga ari wagumanye umugabo. Umugabo yambuye undi mugore ni uwuhe?
umugabo yambaye undi mugore. iyo wenda nayo n'indi nkuru ariko reka iyo nkuru dini tuzayigarukaho. Reka tubanze twamamaza turayibabwira mu yindi nkuru ikurikira. Reka twamamaze. Okay, ntacyo reka ubwo tuyibabikire tubabwire Dash Prime Hub ni German Language Academy, ni ishuri rikwigisha ururimi rw'Ikidage rikorera i Nyarugenge hazwi nka Downtown, ugeze aho bita kuri New Impala cyangwa se aho bita kuri Hotel Okapi. Wo abaza yagutungira urutoki. Ni inyubako nshyashya bayita Delta House muri floor cyangwa se kuri etage ya 5 niho German Language Academy ikorera. Ibikorwa byayo igabwa itanga birakomeje, ubwo n'ubujyanama ku bantu bifuza kujya gukorera ku mugane w'Uburayi by'umwihariko mu gihugu cy'Ubudage, yaba kujya gukorerayo, yaba kujya gutembera, yaba kujya kwiga n'ibindi bigiye bitandukanye, ndetse igatanga n'amasomo ku bantu bashaka kwiga ururimi rw'Ikidage. Ibyo byose rero birakomeje, abanyeshuri bakomeje kwiga, ari nako bakomeje kwakira abaziga muri Initeke y'ukwezi kwa 3 iyo bita March Initeke. Ahangaha kwiyandikisha byaratangiye, bizarangira ku itariki 28 z'ukwezi kwa kangahe z'ukwezi kwa kabiri, ubwo harabura iminsi mike cyane munyaruke mwiyandikishe. Imyanya rero hari igihe yagushiriraho. Amasomo yo azatangira ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 2025. Ubwo n'abantu biga mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita ndetse na nimugoroba, abiga muri weekend bo amasomo azatangira ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 3. Yandikisha nyuze kuri register@dashprimeHub.com cyangwa se unahamagare kuri nimero yabo ariyo 0790 13 ubwo aho ngaho n'abantu bari mu mujyi wa Kigali, ariko abantu bari mu ntara by'umwihariko mu ntara y'Amajyepfo namwe ntago babibagiye kubera ko babafunguriye ishuri mu karere ka Huye azwi nko mu Cyarabu, ubwo ni mu murenge wa Ngoma, ni mu nyubako ya Sina Complex House kuri etage ya 3. Rero naho hariyo German Language Academy. Nkuko bimeze i Kigali rero nabo kwiyandikisha byaratangiye kubifuza kwiga ururimi rw'Ikidage. Amasomo ubwo bizarangira ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri. Amasomo rero yo atangire ku itariki ya 3 ku bantu biga mbere ya saa sita, nyuma ya saa sita ndetse na nimugoroba. Abiga muri weekend bo bazatangira amasomo ku itariki ya 8. Yandikishe unyuze kuri register@dashprimeHub.com. Hanyuma unabahamagare kuri 0790939824. Iyo nimero ibiri no kuri WhatsApp. Ushobora no kubandikira, ariko ushobora no kuba wabasura rero aho ngaho bakorera, yaba aho ngaho mu Cyarabu cyangwa se yaba i Nyarugenge Downtown mu nyubako ya Delta House. Aho hose wahagera ibyo ushaka kubaza cyangwa gusobanuza babigufasha. Mutayiga wakoze cyane reka ngushimire kandi nshimire nabo twatangiranye aho waherereye hirya no hino ku isi kabisa. Tukaba twatangiranye iki kiganiro, tukaba tugisozanyije. Subscribe niba utarayikora nicyo gihe cyo kwikora, ubundi ukajya ukora share, ugakora comment, ugakora like ndetse n'ibindi byose kabisa ubona bikenewe kuri YouTube channel yacu kugira ngo dukomeze twagure umuryango munini cyane wa Dopa Media.